Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gusohora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Uba wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo kino kizamini kimwe kimaze gukosorwa ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsira ikintu ubusabwa, ni ukorera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose kizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, kugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0788351626. Tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka. Ahasigaye mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho uduha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tuguhugura warigisha amategeko y'umuhanda ariko ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa 2, ibyo byose tubigufashamo. Ukeneye kwiga mudasobwa, ibyo byose tubigufashamo. Ukeneye ko tukuzanira igitabo, ibyo byose tubigufashamo. Wicyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0788351626 tukabigufashamo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho, iyo ukoresheje ishusho y'icyapa bari kubaza se icyo cyapa ni uruziga, ese icyo cyapa ni mpande 3 cyangwa icyo cyapa ni mpande 4? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Ngo inkomane banyuramo bazengurutse, mbega ngo biremeye guhindukira. Se ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe guhindukira. Mbibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira y'ikinyabiziga cyamaze kwinjiramo kiba gigomba gukomeza imbere, kitemerewe gukata ngo gisubire inyuma. Niyo mpamvu bahita ngo ni inzira y'icyerekezo kimwe. None hano urabona isomo kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo twamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Isomo kuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe. Rero iyo ubonye kino cyapa kubera kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, uba ugomba guca ku iyo rompuwe uzengurutse. Niko mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe, ariko mu kinyarwanda cyiza bayita ngo ni inkomane banyuramo bazengurutse. Ndakeka ko waramuzamo A, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ibyapa tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Hari ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Iyo ubonye utari kuyibona uranyandikira kuri WhatsApp, mu gihe kitarenze iminota 2 nkahita nyiguhereza nimero mba nayibahaye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushaka kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera. Nuvuga ngo cyavuzeho n'ikiri mu ntera imwe mwize bagiye kuduha ukaba wabyumva.
mu yihe ntera? A ngo metero 100, B ngo metero 200, C metero 50, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 150. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 50. Bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, kiba gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera itandukanye. Murabizi nko kuri velomoteri igira ibikoresho byumvikana mu ntera ya metero 20. Bino binyabiziga byo biba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ingana na metero 50. Ngo ngo iyo kivugishije ihoni kiri muri metero 50, uba wabyumva ukamenya icyo gukora. Kwaba ari ugutanga inzira ugatanga inzira, kwaba ari uguhigamira ugahigamira kugira ngo bitambuke. Ndakeka ko waramuzamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandikiye tugufashe ko na kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza, nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibyo biziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikuruka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga? Ngo ku binyabiziga by'ingabo bijya hatarenga kilometero 25. Mbega ngo ibinyabiziga bihinga, se ngo ibinyabiziga bya polisi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Aribwo bwa mbere dukosoranye ikizame. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igiso cya nyacyo. Mbibutsa ko uri gukosora kino kizame ukagira ibintu ubona biri kukugora, ubyandika muri comment, ugakanda subscribe, nkaguteguriraho isomo ukazahita uribonera ku gihe. Murabizi n'amasomo nabashyiriyeho ni mwebwe mwari mwarayansabye muri comment. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Wowe turi gukosorana kino kizame, icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hitamo kimwe cy'ukuri. Ngo uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. Mbega ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Se ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Bino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Hano iyo harimo ino kamyo urabona ko ari za modoka zitwara ibicuruzwa. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Harimo nk'ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo nka velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Bino byapa birabuza, bikaba ari biri mu bwoko bwa gatatu bw'ibyapa byo ku mihanda. Murabizi bya mbere aba ari ibyapa biburira, hagakurikiraho ibyapa byo gutambuka mbere, hagakurikiraho ibyapa bibuza, ibitegeka ndetse n'ibiranga. Ubonye hari ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kugora, nahawe rero gusubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukarebera video nagukoreye ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Uri gusubira inyuma utwaye nk'igikamyo, ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba wakora iki? Ngo kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma. Mbega ngo gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. Se ngo ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, mu gihe kuri bari kuvuga ngo gukoresha akareba nyuma kakwegereye.
hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi nise gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ibi bintu mukunda kubibona ukabona nk'umuntu atwaye igikamyo ari gusubira inyuma, hari undi muntu uri hanze uri kugira amubwira ati hagarara, subira imbere gato, garuka inyuma, kata iburyo, garuka ibumoso. Uwo muntu wari hanze y'ikinyabiziga. Rero mu gihe uri gusubira inyuma ukaba utari kubona inyuma neza, ikintu ukora ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, ibyo akubwiye ukajya urabyubahiriza. Ndakeka ko waramutse utamo se, ndizera ko waramutse ukandika amapapuro utari wahisemo, ibibazo biragaruka nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi yicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Umuyobozi w'ikinyabiziga ukurikiwe na ambulance, ese wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ngo kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara, mbega ngo kongera umuvuduko kugira ngo ugisige, se ngo kugumana umuvuduko wari ufite mu gihe kuri debere tuvuga ngo guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki kuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuri amanota ibuze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'isoki kuri nta kindi ni A, kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara ukareka iyo ambulance igatambuka yakije amatara arabagirana y'intabaza, bivuze ko itwaye umurwayi umerewe nabi. Uhita ugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara ukareka ikabanza igatambuka. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gaciro bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo feri yo guhagarara umwanya munini, mbega ngo feri y'urugendo, se ngo feri yo gutabara mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta isoki kuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye ariko bari batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Ubwo haba harimo iyo feri yo guhagarara umwanya munini, birumvikana. Ndakeka ko waramutse utamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese turiya tugarurumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite? Ngo umweru, mbega ngo umuhondo, se ngo umutuku, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona isoki kuri cyanya cyari ikihe? Ese turiya tugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo, noneho utugarurumuri turi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, noneho uturi inyuma tuba dusa umutuku. Ibyo byose niba bikubaza uzahita ubikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame, dukosora kino kizame ariko tukabona ku bibazo byinshi bitandukanye kugira ngo nugerwaho uzabe warabonye kuri byinshi uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe hakurikira. Hehe? Ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo bavuze iteme ni kimwe nuko bavuga ngo hafi y'ikiraro.
mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura, se ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ni ukuvuga ngo kunyura ku bindi binyabiziga, ubwo kunyura ku makamyo, kunyura ku modoka, kunyura ku mavatiri, muri make kuyadepasa birabujijwe uretse ikibiziga bibiri, ariko wemerewe ko wanyura ku mavelomoteri, ku mapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Naho kunyura ku ibyo binyabiziga byindi, amakamyo n'imodoka n'ibindi bibujijwe aha hakurikira: hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'aho abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Aha ngaha ikintu uba wanyuraho ni bino binyabiziga by'ibiziga bibiri, nibyo uba wemerewe. Ko watubwiye ngo kunyura ku bindi binyabiziga birabujijwe uretse iby'ibiziga bibiri. Ndakeka ko waramutse utamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura gukora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni A ngo kilometero 60 mu isaha, B ngo kilometero 40, C ngo kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu isaha. Noneho amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Noneho velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Noneho ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, akaba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo bibazo bijyanye n'imivuduko nkeke ko nibaramuka kikubajije ikindi kitari iki mw'ibyo maze kukubwira uhita ugikora, kuko mba mikubwiye hakiri kare. Ndizera ko waramutse utamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Mbibusa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 355 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Bishatse kuvuga iki? Ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ritarengeje ibipimo bingana na metero 50 z'uburebure, kandi hagati y'itsinda riri imbere n'irindi rikurikiyeho uriya mwanya uba uri hagati byibura ukaba nawo metero 50. Ariko ibyo byo kugabanya amatsinda mu binyabiziga ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Muri make ibinyabiziga byo bagiye kutubwira byo ntibijya bigabanywamo amatsinda. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bya polisi birekeranyije, mbega ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bya polisi birekeranyije n'ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro nubwo byaba byatonda umurongo urenga metero 500 ntibijya bigabanywamo
amatsinda ko batubwiye ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira, rero ntibikurikizwa ku binyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse ukandika urupapuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 habariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Hagomba iki? Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, B ngo abaherekeza babiri, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri n'abaherekeza babiri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D tuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tigeze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ikintu kiba gikenewe haba hakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, ndakeka ko waramusamo A, ndakeka ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kibaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibihe bipimo? A ngo iby'inyuma ni metero 3, B ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 70, kuvuga ngo metero 2 n'ibice 70, no kuvuga ngo metero 2 n'ibice 700, no kuvuga ngo metero 2 n'ibice 7. Ibyo byose aba ari kimwe, murabizi zero iri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu iba isobanuye. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, iby'imbere ni metero 2 n'ibice 70. Utari wahisemo B nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhite ugikora, murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uretse bibonerwa uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoruki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikore burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 7 ngo utware toni 10, biba bibujijwe, biranahanirwa. Ariko ari kutubwira ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga byo biba byemerewe kurenza? A ngo ibinyabiziga bya polisi, B ngo ibinyabiziga bihinga, C ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Zo ikimashini gishobora kuba cyanditswe ko gitwara toni 5 kigatwara toni 7, bakibona ntihagire ikintu bagitwara. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mu yandi magambo mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya ko. Kumenya iki? Aho nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, mbega ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Se ngo ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukata ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri ni A, nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. Ese hano igiso cy'ukuri ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ese hano igiso cy'ukuri ni C, ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. Cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ukabanza ukareba ko imbere hagaragara neza, ukabanza ukareba ko hatari nk'ibihu, ukareba ko hari intera runaka uri kurebamo imbere yawe, ku buryo ikinyabiziga cyaba cyaturutse imbere waba wakibonye hakiri kare. Ukareba ko utari mu ikona, murabizi kunyuranaho mu ikona ntibyemewe. Ukareba ko nta kindi kinyabiziga cyaje, ukanareba ko uriya murongo uri hagati mu muhanda ucagaguye, ubundi ukabona kunyuranaho.
ubona ko umuhanda ubona neza ukanitondera kunyuranaho kuko ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso kandi murabizi tugenda mu ruhande rw'iburyo. Ikibazo cya 16 kibaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutira amatara y'umuriro myatsa wakora iki? Ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute? Ara ngo kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Mbega ngo ufata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Se ngo emerera icyo kinyabiziga gutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 muri iki kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kwibutsa ko ukeneye kwiga tubwira amasaha ubona abonekaho ku munsi tukwigisha ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Twebwe nta byo gukora kenshi. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo reka maze njye mu kizame ngo ninkora nsinzwe ngo nzagenda banyigishe. Ngwino tukwigishe ugende mu kizame ugiye kuzana kategori cyangwa se icyangombwa cyawe. Rero mutwaye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Hano ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se emera icyo kinyabiziga gutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Uri kubona imbere nta kinyabiziga cyaje, ukabona atari mu ikona, ukabona nta cyago gihari, wemera icyo kinyabiziga gutambukaho ko akenshi aba ari bino binyabiziga ndakumirwa. Ndakeka ko wanamusazamo icyo cy'ukuri, ndakeka ko wanamusandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Ese uru ni uruziga? Ese ni mpande eshatu? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Mbega ngo umuhanda udakomeza. Se ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, mu gihe kuri debere tuvuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndiza ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda udakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Wabona utari kwibona ukanyandikira kuri WhatsApp ni 0789351626 nkayigwa mu gihe kirarenze iminota 2. Impamvu ari umuhanda udakomeza, urabona ko no muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso. Niyo mpamvu bavuga ngo umuhanda uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ubonye umuhanda ushamikiyeho ariko udakomeza bakabikubwira kugira ngo utagira ngo ni inzira y'ubusa mubonye wagera imbere ukabura inzira. Niyo mpamvu bahita bagishyiraho n'icyapa kiranga umuhanda udakomeza. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye ntugomba gukora iki? Ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Se ngo agomba guhagarika ikinyabiziga mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Biba ngombwa mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso, cyangwa se mu gihe ushaka guhindura icyerekezo. Uriya murongo iyo ucagaguye uri hagati mu muhanda uba urombereje hagati, uba ushaka kunyuranaho, ushaka gukatira ibumoso cyangwa ugahindura icyerekezo. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, bikaba bishobora kuba ngombwa mw'ibyo bihe bitatu maze kukubwira. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni y'ikinyabiziga cyawe. Hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? Ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Mbega ngo hafi y'ibitaro. Sega ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese kuvuza amahoni y'ikinyabiziga cyawe bibujijwe he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Kuvuza ihoni bibujijwe hano, icyo cyukuri nta kindi ni be. Hafi y'ibitaro biba bibujijwe kuvuza amahoni, ko ahantu hose ntiwavuza amahoni. Murabizi hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze, ibaze noneho hafi y'ibitaro harimo n'abantu barwaye, aba ari ikibazo, biba bibujijwe. Ndakeka ko waruzamo be, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. Mbega umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero nta kamusa. Ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha ntuzabigireho ikibazo. Senga umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano muri cyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cyukuri nta kindi ni se, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ishusho ni uruziga, ubuso ni ubururu, ibirango ni umweru. Kikaba kivuga ko umuvuduko muto ntarengwa uragenderaho araba ari kilometero 30 mu saha. Nukuvuga ngo iyo ubonye kino cyapa ubundi wongeza umuvuduko, umuto uragenderaho akaba ari uri mu birango. Nta nubwo wahoramo 30, hari igihe usanga harimo 50, 60, biterwa n'ahantu gisanze. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe aba ari uwo nguwo wanditse mu birango, ubundi bakagombye kugenda hejuru y'uwo nguwo wanditswe mu birango. Ndakeka ko hano waramazamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Turebe wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhite ugikora. Ndakeka ko kino kizamini dukosora ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikizamini cyose nshyizeho, isomo ryose nshyizeho, ikibazo cyose mpostinze kikunda kuza mu kizamini nshyizeho, ujye uhita ukibonera ku gihe kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV, ukeneye kwiga uri kure cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Ikindi ukaduha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha, ukazakora rimwe ahita utsinda. Ukeneye kode, koresha izo nimero. Ukeneye ko tukuzanira igitabo, koresha iyo nimero. Ukeneye ko twigisha mudasobwa, koresha iyo nimero. Ukeneye ko tuguhugura warigishije ariko ukavuga ati mbere yuko njya mu kizamini wareba umwarimu nkareba ko ibyo nize ariko bimeze, twandiki cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tuyigufashemo. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.